afite. Icyo gihe rero ku rutonde rutari ruto rw'indwara Habinshuti Jean Pierre umuvuzi gakondo wemewe n'urugaga rwabo mu Rwanda avuga ko afite ubushobozi bwo kuvura, hariho no kuba ngo ashobora kongera ubwenge, kuvura kwibagirwa no kugira amazinda. Uyu muganga gakondo yemeza ko akoresha ibyatsi, imboga n'imbuto bishobora kuboneka ku isoko. Nk'ubu dukunze gukoresha icyatsi bita kreso. Kreso sinzi niba ari izina ry'ikinyarwanda cyangwa se akaba ariko ryaje ryitwa, tukaribona gutyo, ariko ni imboga zishobora kuboneka nko mu isoko ku bantu bakunze kwibagirwa, ku bantu bakunze kugira amazinda, ku bantu badafata mu mutwe. Baramutse bakoresheje icyo cyatsi cyitwa kreso, mu masoko menshi kirimo, nk'uwajya nka Nyabugogo, wajya na Kimisagara ashobora kukibona. Dufite nka sezame hano urazibona, nka sezame nazo kuko dutanga na regime kuri uwo muntu ufite icyo kibazo, dushobora kumwandikira gukoresha nk'izi sezame, ariko twamuhaye wa muti wundi w'ibyatsi wo gukoresha, noneho tukagira n'ibyo tumubuza kugira ngo cya gice cy'ubwonko gifite ikibazo noneho tubashe kugisana, ariko atari kongera kwiyangiza nanone. Mu gihe hari ubundi buvuzi bukurikiranwa n'amagambo asa nayo kwitabaza izindi mbaraga zidasanzwe, Habinshuti Jean Pierre avuga ko yatanga imiti yongera ubwenge nta yandi magambo cyangwa ibikorwa bidasanzwe bikurikira imiti atanga. Kuri ibyo bijyanye n'icyo gice kijyanye no kwibuka cyangwa se no kongera ubwenge, ntabwo ari ngombwa ko twagira ibyo tuvugira kuri uwo muti. Biragoye kubona uwahawe umuti wongera ubwenge ngo agaragaze koko niba ubwenge bwe bwariyongereye, kuko uyu muvuzi gakondo avuga ko abavuye abagira ibanga. Cyakora yemeza ko yahaye imiti abatari bake biganjemo abanyeshuri, kandi ngo bagaruka kumushimira. Hari nk'abantu benshi nagiye mfasha biga nko muri za universite, akambwira ati ngewe mu gihe cy'ikizami amanota ndayabura, ati cyangwa se najya kureba mu gitabo musubiremo ibyo nize, ugasanga byose nta na bike mbasha no gufata. Abo rero barahari benshi. Si n'ibyo gusa, hari n'abana usanga biga nka primaire ndetse na secondaire, ugasanga aravuga ati ngewe ndiga nta kumba ntagize ku manywa na nijoro, ariko igihe cy'ikizami cyagera najya kwibuka bya bindi byose nasomye nkumva bibaye zero. Abo rero bose nagiye mbafasha, mbahaye uwo muti n'izo nama zijyanye no kurinda icyo gice cy'ubwonko, noneho bigatuma baza ku myanya myiza, kandi bagiye baza no kunshimira akambwira ati waramfashije. Abaturage ntibavuga rumwe kuri ubu buvuzi bugamije kongera ubwenge. Abatari bake ntibiyumvisha ubushobozi bw'iyi miti itangwa n'ikiremwa muntu yongerera umuntu ubwenge. Cyakora hari abandi bemeza ko bishoboka. Oya, ntabwo mbyemera ngewe, kiretse akwiga mu ishuri ubwenge buravukanwa. Ubwenge huwa ngo baguhaye ibintu ngo bacyaka gutongera ngo uramenye ubwenge, ntabwo mbyemera. Cyakoze ubwenge umuntu arabuvukana bitewe n'ukuntu yarezwe mu muryango, ukuntu yabayeho ubwenge bukaza. Nkurikije ibyo bajya bavuga ku maradiyo, bavuga ngo bakorera za Kibagabaga, bakorera hehe, ntabwo babivuga ku maradiyo babeshya. Atakwigishije se yaba ari kukongera ubwenge gute, yawufata akabugushyiramo? Ntabwo ibyo ngibyo rwose bishoboka. Muri rusange inzego z'ubuzima mu Rwanda ntizigera abaturage inama yo kugana ubuvuzi gakondo. Zivuga ko hagomba kubanza gukorwa ubushakashatsi bugaragaza niba abavuzi gakondo bafite ubushobozi bwo kuvura koko. Tito Dusabirema, Royal TV.